ese mu kazi kawe ukora ukeneye mashini ifite imbaraga? Ushobora kuba uri umu content creator, ushobora kuba uri umu video editor, ushobora kuba uri umu graphic design, ushobora kuba ukora ibintu bya interior design cyangwa se ukora ibindi bisaba software ziremereye mu mashini, ushobora kuba uri umu gamer ukenera za game ziremereye ku buryo atari buri mashini yose zisapotinga, ndetse n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye bishobora kugusaba mashini iremereye kandi ikaba ya processing izo task zose icyarimwe. Muri video ngiye kukweka mashine nziza ushobora kwifashisha, ndakubwira ibyiza byayo ndetse na experience nyifiteho nk'umuntu usanzwe uyikoresha. Hanyuma niba ari ufite igitekerezo cyo kugura imashini cyangwa se kuba washaka imashini ihandlinga task ziremereye, akaba ariyo wagura kandi ku giciro gitoya. Iyi mubona aha ngaha bayita Mac Mini M4, akaba ari computer Apple iheruka gusohora kuri ubwoko bwa Mac Mini. Iyi ngiyi rero ifite processor ya M4 ariyo chip Apple iheruka gusohora, nyine niyo iri latest kugeza uyu mwaka wa 2025 ubwo ndi gukora iyi video. Ahari Apple igiye gusohora M5 gusa, iyi M4 chip niyo iri latest. Iyi mashini rero muri kubona mfite aha ngaha ni akamashini gato cyane. Aka ngaka gafite RAM ya giga 16 ndetse kakaba kanafite na storage ya giga 256 SSD. Aka computer rero ntimukarebe gutya, gafite imbaraga cyane kuko gafite Core 10 za CPU kakanagira Core 10 za GPU, aribyo bituma ibasha gusapotinga ayo masoftware yose aremereye kandi ukaba wayakoresha mashini itaraginze habe na gato. Aka kamashini rero iyo kaguze kaza muri box imeze gutya, murabona ko nta bikaze cyane, na ka box gatoya, kandi iyo ugafunguye gutya nta kindi kintu usangamo uretse kuba wasangamo utu dupapuro tumeze gutya, ndetse na charger yayo kazana ndetse n'ibipapuro bya Apple. Charger rero nababwiraga umugozi wayo bizanana ntabwo ari charger n'uyu nguyu, niwo usanga muri box ndetse na dupapuro mberetse. Aka kamashini rero kari mu bwoko bwa desktop, aho bivuze ko gakora gacometse kuri electricity cyangwa se ku muriro. Ku zindi Mac Mini ziheruka nk'ama latest version nka M1, M2, M3 zo mwagiye mubona ko niba usanzwe uzi ibintu bya Apple zagiye zifite port nyinshi, ariko aka ngaka ko murabona ko ports barazigabanyije, aho aka ngaka gafite port yo gushyiramo uriya mugozi nyine ugakonekta kuri power, kakaba kanafite iyi port yo gushyiramo Ethernet cable, kakaba kanafite iyi port yo gushyiramo HDMI cable, ndetse kakaba kanafite USB type C port zayo 3, bivuze ko hano nta USB cable yajyaho uretse iyo mu bwoko bwa type C cyangwa se ibyo benshi bita phantom. Hano imbere yaho rero ifite port ijyamo ekuteri cyangwa se headset, ni ufite nka headphone cyangwa se ekuteri uzicomeka mu port, ndetse ifite n'agatara kakwereka nyine ko iri kwaka. Hanyuma ikagira izindi USB type C port ebyiri, bikaba bizigira zose hamwe port 5 ziza kuri aka kamashini za type C. Bivuze ko nta port ya USB iriho, nicyo kintu cyantangaje gusa kuri aka kamashini. Ubwo bivuze ko ushaka gushyiraho USB cyangwa se ufite flash disk cyangwa se ushaka gushyiraho external drive idakoresha type C cable, icyo ukora ushaka aka external hub kameze nk'aka ngaka, kuko nge aka ngaka niko nkoresha. Aka ngaka rero cyo kagufasha, kaguha imyanya myinshi yo gushyiraho USB, hanyuma ukaba washyiraho ibintu byinshi bikoresha USB cable, wenda nk'ama keyboard, ama mouse ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ubwo icyo bizagusaba uzagura agahub kameze kuriya, ako gafite port ya phantom, cyangwa se ugure umugozi ufite type C hano hejuru, hepfo hasohoka nyine umwanya wa USB, kugira ngo ubone uburyo uzajya ukonektaho agahub nk'aka ngaka, cyangwa se n'akandi akariko kose wabona gaciriritse mu masoko turahari. Iyo ukeneye byisumbuyeho rero ushobora kuba wayigurira aka extension kayo kameze nk'aka ngaka, nako ni agahub. Murabona ko aka ngaka ko kakuha option yo kuba washyiraho wa mugozi wa USB nyine twababwiye nka flash cyangwa se nk'akari agahub, hanyuma kakaguha undi mwanya wo gushyiramo headset cyangwa se ekuteri ari wo uyu nguyu, hanyuma kakaguha undi mwanya wo gushyiraho HDMI cable, nko mu gihe ushaka gukonektaho screen ebyiri za HDMI cyangwa se monitor ebyiri, ushaka gushyiraho monitor ya kabiri aha ngaha. Aka ngaka rero ni akandi gapoti baguha ko kuba konektaho screen. Murabizi ko screen nyinshi z'ama version mashyashya nazo zikoresha type C, ntabwo zigikoresha ibintu bya HDMI n'ibindi. Iyo ufite rero screen supporting type C uyicomeka aha ngaha. Iyo tuje hano inyuma rero bahita kaguha izindi option nyinshi, aho ushobora gushyiraho USB ebyiri, hanyuma ugashyiraho SD card cyangwa se ibyo bita memory card. Niba uri nk'umuphotographer ukeneye guhita ushyira ibintu ku mashini, uyicomeka aha ngaha, hanyuma
aha hepfo naho ushyiraho ka memory card gatoya kakandi kaba kari mu kijigo nyine kinini, niko abenshi babyita ya. Nicyo cyiza cy'akagahabu. Ikindi cyiza cy'akagahabu nuko nkuko nababwiye iyi Mac mini ifite storage ya giga 256, bivuze ko ntabwo ushaka kuyifungura hano inyuma uba wakongeramo izindi storage devices wenda nka SSD cyangwa se ibindi. So icyo ukora rero iyo ufite agahabu nk'aka ngaka uhita ugapfundura hano, gafite uburyo ugapfundura, hanyuma ukabashyiramo SSD ndushaka, ukabashyiramo terabyte, ukabashyiramo terabyte 10 giga 500 za SSD, memoire waba ushaka uyishyiramo ahangaha. So gusa rero iyo uguze iyi Mac mini ntabwo izana n'aka ka SSD, ntajye umuntu uza kubyitiranya wenda nko mu gihe waba uyiguze ukabona bitazanye ukagira ngo biba biri muri package yose hamwe. Oya, aka ngaka kaza ukwako ukagura ku ruhande, kandi aka ngaka kagenewe Mac mini M4. Nkuko mubibona iyo ugafashe gutya ugafata n'iyi Mac mini uhita uterekaho gutya, ugahita ubona ko ari ibintu byuzuzanya. Hanyuma ikindi cyiza cyako nuko kaguha uburyo bwo kuyatsa, kuko iyi Mac mini yakirizwa hano inyuma, kaguha uburyo bwo kuyatsa ukanze iyi buto no mu gihe yabiteretse ku meza like this. Hagutya iguha uburyo bwo kwituza ukayatsa ukanze ahangaha itiri ipfuka ahantu hose. So mbere ko mubwira ibindi bintu byiza kuri iyi mashini rero, ushobora kanda like kuri video kugira YouTube ibashe gusangiza abandi bantu utuntu twiza nk'utu tw'ubwenge. Kugira rero ukonekta ka extension ni Mac mini kazana n'uyu mugozi, aho uhita ugacomekamo ugahita ucomeka no kuri Mac mini wa type C umeze gutya. Uyu mugozi rero ni ukoresha ukabikonekta. So murabona ko rero ni akamashini gato cyane kari portable, ahantu hose wakagendana, ubaye ukorera nko ku bigo by'amashuri cyangwa se ahandi hantu hari ama monitor. Cyukora wowe utwara akangaka kanajya mu mufuka w'ipantaro, hanyuma ugatwara na charger yako cyangwa se uriya mugozi ugashyira kuri power, ubundi na HDMI cable byonyine ukagenda ugakorera aho ngaho ugiye. Cyangwa se waba utashye uvuye ku kazi ushobora kugacyura hanyuma ugakomereza akazi mu rugo ubaye ufiteyo monitor yo kugakoresha. So aka kamashini rero maze igihe kinini ngakoresha, so kugeza ubu nta kibazo ndahura nacyo, ariko icyo nababwira cyo iyi mashini irihuta cyane. Niba ukora ibintu byo kueditinga ama video cyangwa se ibindi bintu biremereye, ushobora kueditinga ama video ya 4K ProRes, murabizi uburyo aba aremereye 4K quality, kandi ueditingiraho nta kuraginga bibayeho. So ikindi cyiza cyako nuko aka kamashini gafata wireless ku bantu bibaza wenda niba uburyo wa connecta kuri internet udafite uburiya mugozi wa internet. Aka kamashini gafite uburyo bwo gukoresha wireless ku buryo ubaye ufite nka router cyangwa se ushaka connecta internet ivuye kuri phone yawe ugashyiraho rwose nta kibazo ku buryo bwa wireless. Ikindi kandi aka kamashini gasupportinga Bluetooth, aho ushobora gukoresha nyine Bluetooth, ushobora connectaho Bluetooth speaker, ushobora connectaho telefone yawe, ushobora connectaho ibindi bintu bitandukanye bisupportinga Bluetooth. So ikintu kibi rero nanenze kwa aka kamashini nuko nyine ni desktop, iyo bivuze ko iyo umuriro ugiye wenda nta power backup ufite nako kahita kazima. Gusa ikiza cyako nabonye nuko iyo kazimye wari hari nka task wari uri gukora, iyo umuriro ugarutse cyangwa se wongeye ukakatsa, usanga task zawe zigihari, ziba zabaye stored nyine, ntabwo uhita ubura data zawe ahubwo bikomereza aho byari bigeze. So icyo nakundiye aka kamashini rero nuko mbere nakoreshaga imashini ya HP EliteBook 440 G5, ikaba yari ifite RAM ya giga 16 ndetse na storage ya 512 SSD, ikaba yari i7. So iyi mashini rero niyo nakoresheje igihe kinini cyane, ariko ngereranije na resulta nabonye maze ntangiye gukoresha aka Mac mini ntaho bihuriye rwose. Uhita ubona itandukaniro rinini cyane cyane nko mu video neditingaga. Iyo baguri ku editinga hari uburyo iyi mashini yagendaga gake cyane kandi gari i7, ariko aka ngaka ko nta gihe uzigera uhura n'ibyo bibazo byo kuraginga kuri iyi mashini. So ukeneye aka kamashini rero, ukeneye kubona mashini nziza nk'iyi ngiyi cyangwa se udukoresho twiza tw'ubwenge, nta kindi ushobora guhita unyandikira kuri nimero zanjye ndabasigira muri description, hanyuma ukambaza nkakubwira uburyo iyi mashini wayibona. So iyi mashini rero mbabwiye ku giciro currently kuri Amazon igura $500, $500 ubwo hatarimo shipping. So urumva ko rero mu manyarwanda igura $500, ubwo mu manyarwanda ndi kuyamenya neza ko ni 700. So ariko ugereranije na kari tubona ku kamashini kangana nka gutya kari portable gutya, ayo mafaranga ni makeya cyane. Nk'umuntu ngiye ugakoresha kuri ayo mafaranga ni igiciro gitoya cyane. Ubwo ayo mafaranga ni mu gihe hatarimo shipping. So
ubwo rero ushaka kumenya uburyo nawe ushaka gutunga akamashini keza nk'aka ngaka ushaka guhita unyandikira kuri izo nimero ndi busige muri description hanyuma ukambaza uko kakugeraho cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp. So niba ari ubwa mbere ugeze hano rero ndagusaba ukande subscribe kuri channel hanyuma ntibagirwe no liking iyi video kugira ngo YouTube ijye ibasha no kwisangiza abandi utuntu twiza tw'ubwenge. So niba rero wakunze iyi video ushaka no kumbwira uburyo wayibonye ukandika muri comment cyangwa se ikindi kibazo cyose waba ufite kuri iyi mashini nahita ngusubiza muri comment byihuse. Ikindi kandi hari video nakoze beka uburyo ushaka kugura ikintu online, ushaka kumenya uburyo wagura ikintu online kanda kuri video iri kuri screen yawe hanyuma ubashe kumenya uburyo nawe wakigurira ikintu online kandi udahenzwe.